ntabwo tuzi ikintu cyamusha kuko nawe twahageze nijoro nyine baratwirukana ubundi bwo twagiye mu nzu ubwo turi mu nzu. ntabwo mwari muherukanye? Oya kuva cyagiye ntabwo twagarutse ubundi tukamubona. Yarasanzwe afite ibihe bibazo by'ubuzima? Ubwabo umuga nyine yari afite ku cyamusha ntabwo tukizi. Buyu nyakwigendera mukomere abo mu muryango mwese inshuti za Sirasi n'abandi bantu bose iyi nkuru bayumvise mukomeze kwihangana ubundi twese dusure abasigaye ubundi tubafate mu mugongo n'ahandi kandi ntabwo bari aba gusa aho utuye hirya no hino mu isi turi abagenzi. Hari abageze ibyago mu basure mu bahumurize kuko ntago biba byoroshye kubura wawe, ntago biba byoroshye ko wabona umuntu w'umubyeyi cyangwa se umwana abuze umubyeyi bitunguranye. N'ubundi burwayi bwajemo butari busanzwe. Hanyuma rero twamujyanye kwa muganga baduha n'imiti nuko batwohereza no mu rugo tuyimuherayo aranakira umuntu abona ko akize neza. Yego. Ariko nyine ejo rwose yapfuye turi kumugaburira. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko aho mudukurikira umunsi ku munsi mumeze neza n'abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu Rwanda cyangwa se bari hanze y'u Rwanda. Uyu munsi ngira ngo turagarutse kubagezaho inkuru yihutirwa n'inkuru itari nziza y'akababaro. Murabizi ko muri ubu buzima tubamo n'urugendo kandi muri urwo rugendo duhuriramo na byinshi byiza ndetse n'ibyago. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo twari tumaze iminsi turi kwihanganisha abantu abakunzi ba Nyirasengiyumva Valentine abatuvuyemo mushiki wacu. Uyu munsi ngira ngo ku mugoroba n'ubundi inkuru idashimishije n'inkuru n'ubundi y'akababaro tuje kubagezaho. Umuhanzi Sirasi ibya Yesu no ku murongo ngira ngo ni umuhanzi mwamenye mukunda ibihangano bye bitewe n'uburyo yagiye abiririmbamo. Mu minsi yashize ngira ngo muri social media nibwo hajemo inkuru twavuga ko zitari nziza zo ngira ngo n'amakimbirane yari ari mu rugo rwe we n'umugore we bashakanye banabyaranye abana. Muri izo nkuru hagiye hazamo buri ruhande haba Sirasi kavuga ati nararenganye byagenze utya, bose bagiye babisobanura mwarabyumvishe. Umudamu we nawe yagiye aza muri social media kugira ibyo avuga, mbese byinshi cyane mwarabyumvishe. Ngira ngo rero mu nkuru bagiye batanga hari abana basigaranye n'umugore, hari n'abandi bari basigaranye na Sirasi abo umugore yatwaye kuko umugore we yaragiye ava mu rugo bitewe no kutumvikana. Ngira ngo nyuma harimo n'abandi bana basigaranye na Sirasi. Sirasi mu bo yasigaranye harimo umwana wari ufite ubumuga, ngira ngo ni nawe wari ubaye nk'aho ateza ikibazo mu gihe umudamu we yavugaga ngo namumuhe kuko wenda aribwo ari ufite uburyo bwo kuba yamwitaho neza ko n'umwana we yaravukanye ubumuga. Ndumva ageze mu myaka isaga 15 yaravukanye ubumuga. Ubumuga cyangwa se afite ubumuga, ngira ngo bwari ubumuga bw'ingingo, abenshi baswe yanagenderaga mu kagare. Umudamu yavugaga ko uwo mwana mushaka rwose biza no kuba ikibazo bitewe n'uburyo bose bavugaga ko hari inkunga ziva hanze muri diaspora
izo nkunga zikaba arizo zatumaga buri umwe wese yumva yakifuza gufata uwo mwana, akaba ari we uba amufite. Ngira ngo rero uyu munsi nibwo uwo mwana twamenye inkuru, ngira ngo ni mu mugoroba w'uyu munsi, itariki, ngira ngo twabimenye ku itariki 3 mu masaha y'umugoroba, ko aribwo Silas yagize ibyago. Ubwo ni ukuvuga hano umuryango wa Silas, kuko babuze umwana wabo, umwana wari usanzwe n'ubundi afite ubumuga. Ngira ngo twaganiriye na Silas, biravuga ko uwo mwana yaba yari afite ubundi burwayi bwaziye mu bumuga yari afite, yari asanganywe, bituma banamujyana kwa muganga, ahabwa imiti, aroroherwa. Dore ko inkuru y'uko yavuye mu mubiri yatugezeho, n'ubundi uwo mwana ari mu rugo. Bivuga ko yitabye Imana ari mu rugo, ntabwo yari kwa muganga, yitabye Imana bari kumugaburira, yaramaze koroherwa ubundi burwayi yari afite butari ubumuga yari asanganywe. Ngira ngo uburwayi bw'ubumuga yari asanganywe bwo umuryango wagerageje kumuvuza no kumwitaho ku buryo buhuye n'ubushobozi bwabwo, ariko hakavugwa ko nyine bo bari baramaze kwakira ko bagomba kubana nyine n'uwo mwana ufite ubwo bumuga, nyine bari barabyakiriye. Ngira ngo uyu mwana yari umwana mukuru, yagakwiriye kuba yiga agenda, ariko bitewe n'ubumuga yavukanye byabaye ngombwa ko nyine ibyo byose ntabwo yigeze ajya kwiga, ntabwo yagendaga, yari umwana basunika mu kagare. Ngira ngo muri kubona amashusho muri iyi video ya nyakwigendera. Uyu muryango rero, ngira ngo uyu mwana yitabye Imana, n'ubundi uyu muryango utabana, kuko nyuma ya makimbirane yo kuza muri social media, n'ubundi ngira ngo nta kintu gishya cyongero cyo kuba wenda bariyunze cyangwa se kuvuga ngo barasubiranye. Damu n'ubundi aho bari, ngira ngo ni mu karere ka Bugesera, yego ni Burasirazuba i Bugesera. Damu yari yarafashe abana bamwe arabatwara, abandi basigara kwa papa wabo. Mu basigaye kwa papa wabo hari harimo uyu mwana w'umukobwa mu kigero cy'imyaka 16-15. Uyu mwana niwe witahiye, ngira ngo n'ubwashize musaza we nawe twamukoresheje ikiganiro, aduhamiriza uburyo nyine nawe yabayeho mu makimbirane y'ababyeyi be, n'uburyo nyine byafekisa umuryango cyangwa se biba byarageze ingaruka ku muryango kuba ababyeyi be bombi batari kuba bari kumwe. Uyu munsi ngira ngo ku itariki 9 nibwo inshuti n'abavandimwe abari mu mujyi wa Kigali, abahanzi bamwe na bamwe, ngira ngo abo twari tumaze kuvugana bose barimo berekeza Burasirazuba gutabara mugenzi wabo. Silas n'umuhanzi waririmbye indirimbo navuga ko zafashije benshi, ni indirimbo zasannye benshi imitima bitewe n'ubutumwa cyangwa se n'injyana. Ni indirimbo zagiye zikundwa n'abantu benshi cyane, abo twavuga barokore cyangwa se n'abandi abo twavuga ko basanzwe bumva indirimbo z'isi, kuko wasangaga indirimbo ze haba na n'ubu, haba mu tubari, haba ku rusengero, haba n'ahandi hasanzwe mu ngo, rwose ugasanga abantu bari kumva indirimbo ze. Harimo n'iyamwitiriwe cyane, ngira ngo indirimbo ibya Yesu ni ku murongo, ni imwe mu ndirimbo zamwitiriwe bitewe n'uburyo yagaragaza ko kugira ngo Imana igusubize uba ugomba kujya ku murongo ugategereza. Uyu munsi rero ntabwo ari byiza mu rugo kwa Silas, ni agahinda. Ngira ngo inshuti n'abavandimwe no kumutabara, abandi bantu bose baba abakunda Silas bari mu bihugu bitandukanye byo hanze, umwohereza ubutumwa umwihanganisha. Urupfu niko bimera, ni wabo wa twese. Abantu bagerageze kumuba hafi, mbese nkuko mwamubaye hafi n'undi mu burwayi bw'uyu mwana. Dore uyu mwana n'umwana umuryango uvuga ko rwose wabatwaye ubushobozi bari bafite bagerageza kumuvuza,
ariko biza kwanga, baza no kugira uburyo babona abandi bantu babafasha bitewe n'ibiganiro byagiye binyura kuri social media bigaragaza ko uyu mwana arwaye afite ubumuga yavukanye. Uyu munsi akaba yitahiye. Mu kiganiro kigufi twagiranye na papa we, yatubwiye ko mu by'umwana azize hatarimo uburwayi yari asanganywe cyangwa se ubumuga yavukanye, ahubwo ari ubundi burwayi bwaziyemo. Mu minsi yashize bakagerageza no kumujyana kwa muganga agahabwa imiti akoroherwa agakira. Uyu munsi rero ntabwo ari mu isi y'abazima. Reka tubihanganishe, reka twihanganishe umuryango wose. Silas ihangane, n'umudamu wawe mwabyaranye yihangane, abavandimwe b'uyu nyakwigendera mukomere. Abo mu muryango mwese, inshuti za Silas n'abandi bantu bose, iyi nkuru bayumvise, mukomeze kwihangana, ubundi twese dusure abasigaye, ubundi tubafate mu mugongo. N'ahandi kandi ntabwo bari aba gusa, aho utuye hirya no hino mu isi turi abagenzi. Hari abageze ibyago, mu basure mu bahumurize, kuko ntabwo biba byoroshye kubura uwawe, ntabwo biba byoroshye ko wabona umuntu w'umubyeyi cyangwa se umwana abuze umubyeyi, umubyeyi abuze umwana, umuntu abuze inshuti ye biganye, bakuranye, bakorana, inshuti yo hafi muturanye. Kubura umuturanyi wawe ni ibintu biba bikomeye cyane. Nta muntu ujya umenyera urupfu duhora turutinya, nubwo bavuga ati niyo nzira cyangwa se niho twese twerekeza, ni wabo wa twese, nibyo. Ariko none ntabwo wakwicara uvuge ngo njyewe ngo urupfu, ntabwo urupfu twese rwose turarutinya. Niyo wumvisha ibintu nk'ibyo uhita ubitekerezaho ukumva biri kure cyane. Ariko nanone ku bataha, Imana ijya ibaha iruhuko ridashira. Abasigaye natwe twicare tuvuge ngo ese ubu Imana impamagaye nonaha, naba nsize iki? Naba nsize iyihe nkuru imusozi? Naba narakoze iki? Nakishimira iyihe mirimo myiza nakoze, ku buryo mvuga ngo imirimo nakoze iramperekeza? Aba aricyo kintu duharanira kuri iyi si. Ubundi dusure abasigaye cyangwa se abababaye, tubohereze ubutumwa bubakomeza, tubafate mu mugongo. Silas rwose kuri iyi nkuru dukoze, umuryango w'Urugendo Online TV turakwihanganishije, n'umuryango wawe tubafashe mu mugongo, ndetse n'abandi bantu bose badukurikira. Twese dukomeze dusure abantu bagize ibyago, tubabe hafi, tubafate mu mugongo, ubundi tunagerageze gukora ibyiza kugira ngo tuzasige inkuru nziza imusozi. Twese dukomeze kwihangana, Imana imwakire mu bayo. narindi kukubabaza ngo narindi kubabwira ngo mukomeze kwihangana. yego. Iyi nkuru nibwo nje nkiyimenya, hari umuntu yimbwiye, ese byo nibyo koko? Ubwo duherukana mu itangazamakuru wari uri kuvuga ko hari umwana mufite urwaye, yaba yitabye Imana azize uburwayi yari asanzwe afite cyangwa n'ibindi? Ntabwo bizi cyane, nawe twahageze nijoro baratwirukana. Ubu nibwo twagiye mu buryo bwo ntabwo mwari muherukanye? oya, batagiye ntawe twahagaruka, babatumye tukamubona. Yari asanzwe afite ibihe bibazo by'ubuzima? Ubwo umuga nyine yari afite ku cyangwa ntabwo tuzi. Yaguye kwa muganga? Wapi mu nzu. Yaguye mu nzu, nta nubwo bamutwaye kwa muganga kugira bamenye icyo azize? Wapi ubwo ribidashinzwe. Halo? Isaha mu Gakire. Komera. Ni wa mwana wari usanga afite ubumuga? Yego. Yaba ari uburwayi yari asanganywe cyangwa ni ibindi byaje bitunguranye? Ni ubundi burwayi bwajemo butari busanzwe. Hanyuma rero twamujyanye n'imiti, nuko batwohereza no mu rugo twimuherayo, aranakira umuntu abona ko akize neza. ariko nyine ejo rwose
yapfuye turi kumugaburira arimo arya neza nta kibazo. ni ukuvuga ngo byabaye nk'ibitungurana kandi nk'ibitungurana kuko yari yamaze no gukira ku buryo bugaragara nta n'ikibazo ubona. ibijyanye na buriya burwayi bundi yari asanganywe bwo wabonaga hari icyo biri kugenda bigira? uburwayi yari asanzwe afite twari tumaze kwemera kubana nabwo nta kibazo. yego. harya yari afite imyaka ingahe? mukomere imana imwakire mubayo bibaho ni mukomere imana imwakire, ni twese niyo nzira.